Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze ukomeje gukurikirana irindi Banga TV show. Uyu munsi ngiye gusubiza umunyagihugu cyangwa se umubanyi wacu guturuka i Burundi wambajije ati uzadusobanurire umuntu ufite passport y'u Burundi ibihugu ashobora kujyamo adasabye visa. Uyu munsi rero nibyo tugiye kureba, ngiye kubabwira umuntu ufite passport y'u Burundi cyangwa se ufite citizenship y'u Burundi ibihugu yajyamo bitamusabye visa. Rero ntabatindiye nkuko bisanzwe, dore umuntu ufite passport y'u Burundi ibihugu agomba kujyamo. Igihugu cya mbere agomba kujya mu gihugu bita Barbados. Umuntu ufite passport y'u Burundi yajya Barbados nta visa asabye. Igihugu cya kabiri ni Benin. Igihugu cya gatatu ni Central Africa Republic. Igihugu cya kane ni Congo. Igihugu cya gatanu ni Cook Island. Igihugu cya gatandatu ni Dominica. Igihugu cya karindwi ni Ecuador. Igihugu cya munani ni Gambia. Igihugu cya cyenda ni Haiti. Igihugu cya cumi ni Kenya. Igihugu cya cumi na rimwe ni Mauritius. Cumi na kabiri Micronesia. Igihugu cya cumi na gatatu ni Philippines. Igihugu cya cumi na kane ni u Rwanda. Igihugu cya cumi na gatanu ni Singapore. Igihugu cya cumi na gatandatu ni Saint Vincent and the Grenadines. Igihugu cya cumi na karindwi ni Tanzania na Uganda. Noneho tugiye kureba ese umurundi ni ibihe bihugu ashobora kujyamo bakamuha visa ageze muri ibyo bihugu. No kuvuga ngo ahangaha uba ugiye kuva mu gihugu cy'iwanyu ukajya muri ibi bihugu, ariko ntabwo wapurayinga visa mbere yo kujya muri ibi bihugu. Ahubwo wowe icyo ukora usaba visa iyo ugezeyo, cyo bita visa on arrival. No kuvuga ngo iyi visa on arrival witwaza amadolari 50 nkuko njya bibabwira, niyo witwaza. Warangiza ukagenda, wagerayo ukigera ku kibuga cy'indege ugahita ugurira tike kuri iki kibuga cy'indege. Reka rero nze mbereke ibyo bihugu muri ibi. Igihugu cya mbere hariho Bangladesh, Bolivia, Cambodia, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Macau, Maldives, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Peru, noneho ikindi Saint Lucian cyangwa se Saint Lucian. Ibyo nibyo bihugu umurundi ashobora kugenda akajyamo atikandagiye, akagenda akavuga ati ngiye mvuye mu gihugu cyanjye ngiye muri kiriya gihugu, ndabizi neza ko nshobora kujyayo nikandagiye kandi nta muntu uzanteza ibibazo ningerayo. So rero ibyo nibyo bihugu umurundi cyangwa se umuntu ufite citizenship y'u Burundi. Sinangombwa kuba uvuka i Burundi, sinangombwa kuba warakuriye i Burundi. Cyambere nuko waba ufite citizenship y'u Burundi. Ibi bihugu rwose wajyamo batagusabye visa. So kirugomba kumenya rero hano niki, nkuko maze imisi mbibabwira, nubwo baba bakubwira ngo ni free visa cyangwa se baba bakubwira yuko ugomba kujyaho nta visa usabye, ariko ikitorerwa ikintu ugomba kumenya ni iki. Ikintu ugomba kumenya nuko hari ibintu bagomba kugusaba uko byagenda kose. Yego ntabwo bagusabye visa, ibyo birumvikana, ndabyumva cyane, ariko nugerayo banza umenye ngo ngiye gukora iki. Yes, ngiye gukora iki. Ese ugiye gusura? None se niba ugiye gusura ufite umuntu muri icyo gihugu ugiye kurebayo? Niba ufite umuntu it's okay, uzamenye ko uwo muntu mbere yo guhaguruka uzamubwira uti ngewe ndahagurutse hano mu gihugu cyanjye ndaje
duhure ku kibuga cy'indege unyakire. Yes, ariko niba nta muntu wafite, nakugira inama yo kubukinga hotel, ukajyana icyo bita hotel reservation, ugakora reservation ya hoteli ku buryo nugera muri immigration bakubaza ugiye hehe, ubabwira utarya indimi, ahubwo uti aha naha, ngiyi nakufashe hoteli, niba ari umujyi runaka nafashemo hoteli, kugira ngo wirinde ko bazaguhata ibibazo byinshi, ari nabyo bishobora kukurizamo kugaruka. Icyo nicyo nakubwira. Ikindi ugomba kumenya, muri ibi bihugu uzajyamo nta visa usabye, ugomba kujyana amafaranga yo kurya. Tuvuge niba uzamara iminsi 5, ni ukuvuga ngo ugomba kwitwaza amafaranga yo kurya bitewe n'ubuzima bwo muri icyo gihugu. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, menya ubuzima bwo muri icyo gihugu. Ubuzima bwo muri icyo gihugu buhagaze gute, hasabwa iki? Hasabwa iki kugira ngo njye muri iki gihugu? Ese hoteli ikodeshwa gute? Ese icyo kurya iyo bancumbikiye bakanangaburira nishira ngahe? Byose ukabimenya. Ikindi, hari ibihugu bazakubaza bank statement, kubaza bati twereka amafaranga ufite kuri konte akwemera gutembera muri ibi bihugu, cyane nka biriya bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, biriya bihugu byo muri Aziya, biriya bihugu byo muri Europe. Bazabikubaza ukigera ku kibuga cy'indege. Ayo mafaranga ugomba kuyitwaza mu ntoki. Hari video mperutse gukora cyangwa se nakoze munsi washize, nababwiye uko ushobora kuyitegura mu gihe ugiye kujya mu gihugu kitagusaba visa cyangwa se igihugu ugiye gusura muri rusange. Kandi ubwo cyaba cyagusabye visa ugiye kugisura, uzamenye ko bazagucekinga nugera muri icyo gihugu. Ikindi, ugomba kuba ufite na return ticket cyangwa se arena retour. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite arena retour. Apana ibintu byo kuvuga ngo ndakatisha waniwe. Nukatisha waniwe bazagusubiza ku kibuga, bazagusubiza inyuma ku kibuga cy'indege iwanyu, usanga tiki yawe urayihombye. So rero nibyo nababwira. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, kanda subscribe, like, share, comment, tujye tubana muri video z'ubutaha. Ikindi nababwira, muri mwisanzure mujye mumbaza, kuko ni mwebwe nkorera, mbese muri ba boss banjye. Ikintu muzajya mumbaza mukambwira muti iki ntabwo tucyumva, ese iki watubwira gute? Nanjye icyo nkora, icyo nzi ndakibabwira, icyo ntazi nkora ubushakashatsi nanjye nkamenya ngo aba bavandimwe banjye nabakorera iki kugira ngo ibintu byabo bigende neza nta kibazo kijemo. Ciao ciao, mana muri bandindire, bye.